uko nabikubwiye hari link yo kuri website yitwa Nextera, iyi application baguha amafaranga 20 ya bonus niyo wifashisha uko investment ari ukuyitangira ubuntu mu minsi 25. Mu minsi 25 nishira uzajya winjira azajya biba ngombwa ko investing, ariko ubu ngubu kwinjira ni ubuntu no kwinvestinga ni ubuntu kuko ni 20 baguca. Link byanga byemera hari ahantu ugomba kuba wayikuye. Jewe nayikuye kuri WhatsApp, ndajya kuri WhatsApp yanjye nirebeho ni registering. WhatsApp yanjye ngiye, WhatsApp yanjye ngiye, ndaza link ngiye bambe ngo ni Nextera partner, ndayikandaho banza yo gufungura, nyifungure nyuze kuri Phonex. Abanje kumpa agatangaza ariko kagiye kurangira ntacyo nkaveho. Nuko nguko ifunguka, barambwira ngo promotion sign up bonus $20 for each invited partner of one level $20. The promotion will end on June 25 at 12 PM. Kuvuga ngo urabona ko ampaye 20 ya bonus. Ubu ntago nayabona, ndayabona ninkora registration. Ndazanga mpitemo registration. Mpagwitamo registration. Bayasama ngo you invited Ruganzu Martin. Ni Ruganzu Martin wanyinvitinze. Nanjye ngiye kwiregistering. Ndashyiramo amazina yanjye yombi. Ndashyiramo Mugabo V, kiremo email yanjye Mugabo Martin, password yo ni ibanga, ndashyiramo ubwo nayo password ushaka. Nurangiza urakanda wemeza yuko utari robo. Barambwiye ngo nimpitemo ahantu hari umuhanda hose, ndahitamo harangire igeze ndena ko banje. Nyuma yo kanda register ndategereza ndebe. Ana yuko barambwiye ngo promotional sign up bonus na amafaranga 20 uzajya ngetinga zone 20 ku muntu wese nimva yitinze. Abangaba nabaheruka kubitsaho, uyu ngabikuye yabikijeho 20 USDT TRC, uyu ngabikijeho Bitcoin ifite mesanga namaze kubitsaho. Abangaba nabaherutse gukora withdraw mu minota ishize, abangaba ndo kuzamura. Noneho ngewe investment yanjye ubona ko ntayo amacya yo kwinvestinga ni 20. Withdraw ntayo kuko nabwo ntayo nabikuye, no bwa mbere ntiretinza account uri kubibona. My partner ntayo kuko nta muntu umwe nigeze ntumira. Top profit ntayo. None investment plan ni aluf, baguhadeye amafaranga 25 ku munsi kujana byo washoye. Ngayo no kuvuga ngo ibi byose nawe uraza kugenda nyine bisoma gake gake ya witonze. Noneho ngewe bampaye bonus yanjye amafaranga 20. Ubwo reka nze mpitemo investment plan ya aluf. Bakuma ngo current balance na amafaranga 20 beka investing. Aya 20 ntabwo ngiye nareba yuko wayabikuza gusa hano yuko maze gukora investment. Barambwiye ngo investment izana iminsi 30, izarangira kuri ubwo bizarangira kuri 15 z'ukwezi kwa 4 kuko saa 6:40. Noneho ngo
inyungu iraza saa 9:40 ingana na 0.31. ubu ngubu inyungu umaze kubona ni 0.0. nawe ubwo nyine agenda ukomeza ubisoma. ni uko nguko platform ikora nta bindi. kubikuza uraza ahangaha kuri withdraw. Urakubwira ngo commission ni 3.5, noneho ngo minimum profit ni $10. uhitamo aho bakwishyura muri ibi byose, wagize ugasubmitinga withdraw yawe no kubona ibintu byizeye. ubwo nyine nawe uraza kureba uko wabikora n'ibyo.